Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze ngushimire kuba warahisemo kujya ukurikiranira amakuru agezweho hano kuri Brand TV Show. Impanuka ikomeye cyane rero imaze kubera mu karere ka Rulindo, abayiguyemo umubare wabo ukomeje kwiyongera, dore ko ari bisi yo mu bwoko bwa Ritco yari itwaye abagera kuri 52 maze irenga umuhanda igwa muri metero 800. Ni impanuka yabaye kuri uyu wa kabiri mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga ahazwi nko ku Kirenge. Hakaba habereye impanuka ikomeye ya bisi nini ya Sosiyete Internationali yari itwaye abagenzi 51. Iyi modoka yarenze umuhanda icucumuka umusozi igera muri metero 800. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yabwiye ibinyamakuru ko iyo modoka hari ahantu abahasize ubuzima ariko hagikorwa igenzurwa ngo umubare umenyekane, mu gihe abari aho impanuka yabereye bavuga ko 19 bahise basiga ubuzima, ariko kugeza kano kanya ubu ngubu hamaze kwitaba Imana bagera kuri 20. SP Rutikanga yagize ati impanuka ikomeye ya bisi ikorera ikigo cya Internationali yabereye mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga yavaga i Kigali yerekeza i Musanze ifite abagenzi 51 na shoferi. Yavuze ko hari n'abakomeretse bikomeye ariko umubare wabo nawo ukaba utaramenyekana neza. Yagize ati turacyakora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka ndetse n'imibare y'abaguye mu mpanuka nayo imenyekane. Amashusho yatangiye gukwirakwizwa ahagana saa 8 z'igicamunsi, abaturage bakoze ubutabazi ari nabo batabaje inzego z'umutekano bagaragaza ko aribwo bwa mbere babonye impanuka ikomeye nk'iyo ngiyo. Muri ayo mashusho harimo agaragaza imodoka yageze mu kabande itagifite icyo hejuru gusa, aho hasigaye icyo hasi nacyo cyari gisigayemo intebe ziri hanze zashwanyaguritse. Uko imodoka yibaranguraga ku musozi, abagenzi bagiye basigara ku buryo yageze mu kabande isigaye itwaye ubusa. Abari bayirimo bose bamwe bagiye bavamo bapfuye, abandi bagiye bakomereka. Ni impanuka iteye ubwoba cyane. Amashusho yagiye akomeza gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, dore ko impanuka igitangira kuba bavugaga ko abantu 16 aribo baguye mu mpanuka, ariko kuri ubu bikaba bimaze kugera hanze ko abaguye mu mpanuka ari abagera kuri 20. Impanuka rero ikomeye nk'iyi n'ubundi ikunze kuba hariya muri kariya gace, dore ko ari umuhanda uhanamye cyane. Kari agahinda ku bamenye iby'iyi mpanuka kuko ikimara kuba ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto za videwo zigaragaza iyo modoka ya bisi yangiritse mu buryo bukomeye, inkomere ndetse n'abahitanywe nayo bakurwa aho habereye iyo mpanuka mu musozi muremure ugizwe n'ibyiganjemo ibihuru n'amashyamba, bashyikirizwe inzego z'ubuvuzi. Hari abari bagitaka ariko bavuga bati turashize. Ubwo rero bajyanwaga kwa muganga hari abari bakirimo umwuka. Umuvugizi wa polisi rero yagize ati umuntu wese utwaye ikinyabiziga by'umwihariko atwaye abagenzi abafite ubuzima bw'abo bantu mu maboko ye, akwiye kuzirikana ko igihe cyose atwaye abo bantu abisikana n'ikindi kinyabiziga akwiye kurangwa n'amahitamo atanga umutekano usesuye w'abagenzi atwaye, nanone no gukurikirana ku buziranenge bw'ikinyabiziga buhagaze neza, kugenzurwa ko utwuma tugabanya umuvuduko dukora neza, ariko kandi na ba nyiri sosiyete z'ibinyabiziga bitwara abagenzi bakabigira inshingano kugira ngo twimakaze umutekano wo mu muhanda. Yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, anahihumure abayikomerekeyemo. Kuri ubu bari gukurikiranirwa kwa muganga. Kuri ubu rero guverinoma y'u Rwanda yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ibizeza ko izabaha ubufasha. Ni itangazo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka y'imodoka
yahitanye abantu 20 abandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga akarere ka Rulindo. Abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Guverinoma rero iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no ku bakomerekeye muri iyi mpanuka. Tuributsa kandi abakoresha umuhanda cyane cyane abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Iryo ngiryo ni itangazo riturutse muri guverinoma y'u Rwanda aho bihanganishaga ababuriye ababo muri iyi mpanuka imaze kuba mu masaha make atambutse. Natwe rero nka Brando TV Show twihanganishije ababuriye ababo muri iyi mpanuka, tubihanganisha uyu munsi biba ari byiza, ejo ubu kaba ari bibi. Ikindi kandi hari ijambo abantu bajya kunda kuvuga bavuga bati nzirwa muri iyi si, hari umunsi nzayirwamo sinyiraremo cyangwa se umunsi umwe nyiraremo sinyibyukiremo. Nuko nguko biba bimeze. Abangaba nabo rero urugendo rwabo rwaje kuba rurangirira ahangaha, natwe n'ejo tukabasangayo. Ariko kandi twibutsa abatwara kugira ngo bajye bakurikiza amategeko y'umuhanda kandi bagenzure ibinyabiziga byabo kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.